yanyeretse neza ko izi nsengero nyinshi mujyamo bagira imiti yitwa kubahurika, barabahurika bakabajyana ubwenge, basa nkaho babajyanye ubwenge. Ibyo bari gukora mukayimona ari byo kandi atari byo, bafite imiti yitwa guhurika abantu. Ubu benshi barabahuritse. Mvuze imanda ndangurure mbwira abantu ngo muve muri mudamararo murimo mugiye mu kidamaraye, bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina rya. Hazabaho inzara, shobora ngo inzara yo muyitegure nyine kuba irabahoyo. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Iyi Samariya hateye inzara, bamwe barya abana babo. Iyo bariye abana babo rero abakomeye ku bana babo babahishe, wa wundi wariye umwana waza kurwanya uwamuhishe. Urumva neza impamvu turi kubona umuntu arwanya undi nuko Samariya hageze ubwo atera inzara, bariye abana bari kuza kurwanya abahisha abana, gukangura abantu bamenya ko Imana muntu zateye zabaye nyinshi, bagira ubwenge, bava mu burangare, bava mu bujiji barimo kwa. Natumwe ngo zababwire ngo ni mwihangane, nubwo ibiza nubwo inzara igiye gutera, mahanga gatera andi mahanga, nyambara zikabaho, ibihuha bikabaho, ariko Uwiteka yantumye ku bantu ngo nzababwire ngo bihangane. Bari kugambanira abandi bagwisha ubugome, bagwishije ubwicanyi. Bibutse izi nsengero mujyamo nyinshi, Imana yaramishwe nuko ntaravuga kuri ubuhanuzi ko nzabuvuga neza nimara kubusengera Imana yanyemere kubutanga. Yanyeretse neza ko izi nsengero nyinshi mujyamo bagira imiti yitwa kubahurika, barabahurika ushatse mu rusengero, kuko iyo ugeze muri ziriya nsengero basa nkaho babajyanye ubwenge. Ibyo bari gukora mukayimona ari byo kandi atari byo, bafite imiti yitwa guhurika abantu. Ubu benshi barabahuritse. Twaranyazwe yemwe, twaranyazwe nukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe nukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe. Satani yaraje aratunyaga, atunyaga icy'agaciro. Twaranyazwe nukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe nukuri, twaranyazwe. Tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe ku Iramiro TV, tubifuriza kugubwa neza no kuguma mu Mwami Yesu, tubifuriza urukundo rubane namwe. Tubahaye ikaze. Amen. Hanyuma nyarukira kuri Iramiro TV kandi subscribe, ukoresha na comment, hanyuma kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho aho uherereye hose. Dushuje aba diaspora, abarundi kazi, abanyarwanda kazi, ku bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Muri kumva ni Damuru. Hanyuma imbere ya kamera tuhafite Elia. Iramiro TV basanzwe bamuzi bamumenyereye. Hanyuma uyu munsi wa none turagarutse. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Mahoro y'Imana bane namwe. Abantu benshi baranzi bamaze kumenyera, ariko byashoboka ko umuntu dushobora kuba twungutse undi muntu mushya cyangwa se abandi bantu bashya, kuko Iramiro TV kujya yunguka abantu benshi. Hanyuma umbonye ari ubwa mbere, amazina yanjye ni Ntakirutimana Elia. Hanyuma ndi umugabo, mfite madamu n'abana babiri. Yego. Hanyuma ndacyari umukirisitu, ndacyabihagazemo neza. Erega burya umuntu niyaguye arabimenya ko yaguye. Umutima ntago uryaruzwa, nyine twebwe abantu dushaka kutamenya, ariko ngewe n'umutima wanjye turiyizi. Rero ndahamenya n'umutima wanjye ko ngibihagazemo muri umukirisitu. Yego, Imana iduhane umugisha. Elia, amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi ni meza, ndashima Imana. Ndashima Imana ko impagazeho kandi gigomeje kundinda. Ngadushyira imbere y'Imana. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana itagira ukuntu ibigenza, Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Ndavuze bakakaya tugiye gutangira uyu mwanya wo kuganira ibyo wadushyize ku mutima. Ndavuze ngakakanya Kristo ngo inudushoboze, kandi abantu tugiye kubana ubaha umugisha, abantu tugiye kubana unyemerere bumve kandi baze kumvira. Imbaraga z'Imana zibamanukire, bwiza bw'Imana manuke muri bo, kandi Kristo mwene Dawidi baye kumvira bumvire, bazinuka ibyaba bizinukwe. Haleluya. Bari baragiye kure bongera bagwa kuri Kristo.
nyemerera ijambo ribinkota y'ubujyamujyabiri ritera rihinguranye bumvere mu izina rya Yesu Kristo Nazareti mukabera w'Imana dushoboze kandi tube mikoro Imana irangururire amen. Elias karame mbere yuko wenda tuza kugera ku cy'Imana yagutumye cyangwa se yavuganye nawe ariko reka tubanze tuganire ibi ngibi tugiye tubona hirya no hino kuri social media cyangwa se mu nsengero habaho kutumvikana kw'abashumba cyangwa se kw'abapastori cyangwa se kw'abarimu cyangwa se kw'abadiyakoni cyangwa se kw'abakristo hanyuma ubona cyangwa se byaratewe n'iki cyangwa se biterwa n'iki impamvu bari kurwanya cyangwa se kutumvikana impamvu ya mbere ni uko hari bamwe babaye ibigarasha arabyumvishe ibigarasha iyo ikirayi cyamaze kubora rimwe na rimwe kiba gishaka no kuba cyaboze ikindi mpamvu rero usanga rimwe na rimwe umuntu umwe ari umushumba cyangwa umupasitori cyangwa umuhanuzi ari kurwanya undi rimwe na rimwe usanga ari uko baba bari mu bwami bubiri budahuye cyangwa se umwe bari gukorera ubwami bwa Satani no gukorera ubw'Imana kuko hari abantu ushobora gusanga buryo ubwami ntabwo bwirwanya Satani ntabwo yakirwanya ahubwo Satani tumurwanya duciye mu mbaraga z'Imana hanyuma Satani akaza kuturwanya ariko abo bose mbibutse ko niba turwanya Satani dukoresheje imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zidukoreramo tukarwanya Satani hanyuma na Satani najya kurwanya umuntu w'Imana azaca mu muntu azarwanye undi ni hano ubona umupasiteri yarwanyije mugenzi we kiriya gihe iyo umuntu ari kurwanya undi mu yandi magambo baramaze kuba ikigarasha abagenda yitirirwa izina ry'Imana ariko aba yitirirwa ko ntago ari uw'Imana kandi mbibutse ko Isamariya inzara iyo yateye inzara hateye inzara Isamariya iyo urangaye gato kuko araba bafite abana bapfuye inzara y'Isamarira inzara y'Isamarira Samariya rego nasubize ko inzara itari Isamariya Samariya Isamariya hateye inzara bamwe barya abana babo iyo bariye abana babo rero abakomeye ku bana babo babahishe wa wundi wariye umwana waza kurwanya uwamuhishe urumva neza impamvu turi kubona umuntu arwanya undi nuko Isamariya hageze ubwo atera inzara bariye abana bari kuza kurwanya abahisha abana wibuka za ndaya ebyiri ngo imwe yarabyaye hashize iminsi ngo indi irabyara ngo imwe iza kuryamira umwana wayo uzi ko hari abantu baryamiye abana babo ngo barapfa umwana we arapfa ngo wawe ndarangaye muri kwagunikira ngaraza mu muterura ku gituza amufata mujyana handi yararyamye afata handi wapfera azana mumuhereza shobora ngo irangaye Isamariya kuko abateye inzara impamvu usanga bari kurwa umupasiteri kurwanya undi hari usanga umupasiteri afite umwana wapfuye ashaka kurguranira ugifite umwana muzima nabivuga mu Kinyarwanda cyeruye kivuga ngo impamvu bari kurwa umupasiteri kurwanya undi niba Imana ari imwe Yesu akaba ari umwe ariko ari mu Mana kuko Yesu ni umwana ari kuri mu Mana rero niba Imana ari imwe na Yesu akaba ari umwe ijuru dukora akaba ari rimwe nta majuru birabaho nta bugingo bibiri bubaho ni ubugingo bumwe turi gushaka Imana ni imwe tugomba kwikorera turi umwe igihe tutabaye umwe icyo gihe tuba twinjiriwe rimwe na rimwe usanga hari umupasiteri umwe abaye nk'ikirayi kiboze abashaka kuboza ikindi ari umupasiteri none ndabivuga rero ikirayi kiboze ndumva ariko ashaka kugira ngo na mugenzi we impamvu impamvu usanga yamurwanyije nuko abatari bayemeye kugendera mu nzira ari kugendamo z'umwijima yabona adashatse kumushyigikira mu byari bakaza kumurwanya kugira ngo namuboze yabonye atamubajeje kuko ikirayi kiracaye mu bindi kirabora impamvu rero usanga ari kurwanya mwene cya mugenzi we nuko rimwe na rimwe abari mu nzira z'umwijima mu nzira itari ya Kristo yarataye inzira ya Kristo akajya mu nzira ijya kwa Satani mu gehinomu iyo utemeye kwicanamo nawe barakurwanya mpamvu bari kurwanyana nuko bamwe bavuye mu nzira bimitse izindi mana cyangwa se bariyimitse babaye imana ntabwo turi mu bihe bya nyuma turimo bya nyuma Yesu nyine yavuze ni bya bihe bya nyuma Yesu yavuze ariko Yesu yavuze ngo ntibizabatera ubwoba
impande izaba itaraba imperuka izaba itaraba izaba itaraba naryo jambo nagendereye uyu munsi kuza kwibutsa abantu ko nubwo imperuka itaraba intambara zikaba ziriho ariko mbibutse kuba maso mbibutse kuba maso ko niba impande itinze mperuka itinze mubona intambara itakugezeho ariko urupfu rwo ntago rutinze hari abantu bakidikina gupfa nuzi ko basigaye banabuhanura bavuga ati runaka muhaye amezi 3 arabapfuye hoya icyo gihe ntago bari imana ivuze ni imana muntu rega badamuruka mwubwire imana zabaye nyinshi ariko dukora nimwe ivuga bikaba nimwe itegeka bigakomera nimwe yaremye isi n'ijuru nta muyede nta mufundi nimwe yaremye umuntu ikamushyiramo umwuka nimwe ivuga itagivuga ubujajwa nimwe ivuga umuntu akabaho nimwe ivuga umuntu akarya nimwe ivuga umuntu akarama nimwe ivuga nimwe zindi zose kuba nutumana nitwise imana nta mana yabwira umuntu ngo wowe uzapfa mu mezi 3 iyo se ni imana n'Imana ikuvuganye naye ishaka kukubwira kigucyura kuvuga ati ndakwejeje ntabwo yange ejo nzagucyura mezi 3 ubwo buhanuzi ndabuvumye ntago ari ubuhanuzi bwaturutse ku Mana mpagaze mu mwuka mpabwa n'Imana ndabuvumye ubwo buhanuzi ntabwo bwaturutse n'ukuri pe mu mezi 3 napfa hanyabajya bivuga rega ndetse nawe ugeze wumva avuga hano urantuza pastor Justin ngazapfa katapfuye aravuga ngo Ezekiel nawe ngazasara azasara yavuze ngazasara yaravuze ngazamanuka Kimisagara ngasara asara yirukanga ku musozi izo ni imana muntu reka ngira abantu yaraseze abantu bageze mu bujiji bagezaho abantu baza bakabatekera imitwe nabakumvuga banuzi ko kandi ugasabwara narebwe ego ko ntuzi ko abantu bakunda amatiko kandi yarebwa reka nkubwize ukuri njyewe rero nzavuga gusa nta nzinda kuvuga umuntu mu izina cyakoze ari umuntu nanga urugero rwiza we nshobora kumuvuga ariko mu gihe ngiye kuvuga ikintu ntabwo nzajya ngo nakurwanyije ntabwo naje kurwanya abantu ahubwo naje gukangura abantu bamenya ko imana muntu zateye zabaye nyinshi bagira ubwenge bava mu burangare bava mu bujiji barimo kuko umuntu niyo umuntu hagurutse agatanga miliyoni 10 ngo zamusengera kire rubatari mu bujiji koko ni ikibazo imana ntabwo ikiza umuntu kuba yatanze amafaranga bibarebye abantu bapfa bafite amakanseri batanga bafite amafaranga menshi ese bo bagaragaje ngo dukora ibitangaza ngo nimuze twebwe turakiza iyo ntago ari imana se rubundi reka nkubaze noze kuki bajyana kamera mu nsengero bakajya kuzimurika baberekana ikize yaza ni imana kuki se bajya gushima bakavuga ngo turashimira imana ngo yaduhaye imodoka kandi bayibye rero reka nkubwize ukuri zamuru ugiye kure reka nkubwize ukuri mwebwe cyakoze Bibiliya ntabwo ari Bibiliya ashobora kuba ari umunyarwanda bivuze yaravuze ngo ibyapfu birurwa n'abapfumu ubona abantu bigeze abapasiteri kandi n'abapfumu ariko ubona abantu bamenye ubwenge nzaza mbwiriza ijambo ry'Imana bange kubireba mwinshira cy'Imana ivuze mu ijambo rya bange kubireba ariko reka mbabwize ukuri reka mvuze imanda ndangurure mbwira abantu ngo muve mu bujiji murimo muve muri mudamararo murimo mugiye mu kidamaranye n'ayandi bazayabaryo avese kuri bazayabaryo kandi mbibutse izi nsengero mujyamo nyinshi Imana yaramishwe nuko ntaravuga kuri ubuhanuzi ko nzabuvuga neza nimara kubusengera Imana yanyemere kubutanga yageretse neza ko izi nsengero nyinshi mujyamo bagira imiti yitwa kubahurika barabahurika bakabajyana ubwenge n'izo miliyoni 10 utanzwe zitanga utazi ukuntu byagenze waza kugarura ubwenge ushatse mu rusengero kuko iyo ugeze muri zira nsengero basanga babajyanye ubwenge ibyo bari gukwambuka mu ari byo kandi atari byo bafite imiti yitwa guhurika abantu ubu benshi barabahuritse mubona ko pastor banyarizo Imana mwabageze Imana dadi ba mami dadi ariko we dadi ubundi dadi kwanze ko dadi ari mu rugo dadi yaje mu rusengero gute ibintu by'ubudadi rero byo biri gutuma abantu b'abapasiteri bigira Imana ba profete wanjye ndetse buri muntu wese agize umuhanuzi ku giti cye mushumba wanjye mukozi Imana bose bajya nubwo bagira Imana bijyana nubwo bajyana babasingiza Imana reka mbabwize ukuri yensengera kwa potere no mwuka w'Imana yodo no bikaba reka mbabwire bafite umwuka witwa guhurika bana bahuritse ugenzura neza
ujya no gusengera ahandi wenda ku ruhande umenye ko iyo ahantu no gusengera niba ari Imana nyamana iri kuhavugira. Nose babimenya gute? Mwataye umuhamagaro w'urukundo ahubwo muri gusenga ibigirwamana. Rukundo ntabwo ari urukundo. Urwo ari uburya. Damuru mvuga iki kintu neruye. Mbwira abantu ngo bongeye bibuka umuhamagaro w'urukundo. Siyo ko ari nabari kwitira urukundo bari kujya kwifashisha ngo dufite abarwayi mu rusengero iwacu. Pastor akajya kwifashisha ashaka kuyagotomera ashyira mu nda ye. Yitwaje urukundo. Nyine ngo dufite abantu twishyurira amazu kandi ntayo yo kuyamiragura. Naso ubu n'aba diaspora bishyurira abandi ugasanga aba diaspora barimo barakora amanywa nijoro bakishyurira pasiteri inzu akirirwa yikubitira za byeri sashana za mumara. Abo nabo barasaze nyine nabo nabarasaze. Barangiza ati inyatsi ziraturembe. Basaranye nabo nase ubu ni gute waho umuntu usambana yajanye muri birogi amafaranga yamuhaye ubundi urumva utagura inyatsi wawe nyine se yabibigirwa niki kuko abantu bafite inyatsi bafite imikwasha ariko barayihamagariye bafite inyatsi harimo gucuza bagahomba rero babyihamagare baragiye baha abantu batarakwiye guha nk'abapasiteri abakozi b'Imana bundi gutajya umukozi w'Imana utararinda ya buri munsi ajya mu marogi ajya mu kabari cyagiye ubukuru umuvumo uze kugenzura neza imivumo ufite cyangwa se inyatsi ufite uri wazaturutse uraza kumenya neza icyo usengera warabana gusenga utazi n'ibyo ari gusengera ibyo ari byo. Ndabona reka dusomere zo jambo ry'Imana nsansoresha nta nubwo ndi bugende isobanura reka turisome ubundi yasigaye twikomereze n'ibiganiro byacu. Nta nubwo ndi bugende isobanura rwose. Ijambo ry'Imana rivuga mu bice 24 mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo umurongo wa 5 haravuze ngo kuko benshi bazaza biyitirira izina ryanjye bati ni nge Kristo bazayobya benshi muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami hazabaho inzara shobora ngo inzara yo muyitegure nyine kuba izaba irabahoyo n'ibishyitsi hamwe na hamwe ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro byo kuramukwa ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanirana bangane. Uranyumvishe damu? Bangane rya jambo hahandi babapasiteri bangane n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Nubona pasiteri atari kurwanya undi menya ko kuramuka kugeze nyamara iminsi iri guhita vuba. Muri ibi byavuga ngo iminsi nayo ihita vuba. Iminsi irahita iminsi nayo ihita vuba n'ibishoboka neza gukomeza kukaririmba sawa bayobya benshi maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja ariko uwihangana akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Natumwe ngo zababwire ngo nimwihangane nubwo ibiza nubwo inzara igiye gutera mahanga gatera andi mahanga intambara zikabaho ibihuha bikabaho ariko Uwiteka yantumye ku bantu ngo nzababwire ngo bihangane kuko ibyo ntabwo bizabura kuba. Ubwami buzatera ubundi bwami, ishyanga rizatera irindi shyanga. Bari kwanga abandi bari kugambanira abandi bagwisha ubugome bagwishije ubwicanyi ahanuzi bagwishije ubwicanyi ubwo batumwa bagwishije ubwicanyi ariko natunesha ibyo byose niwe uzakizwa. Mwaceneza ijambo ry'Imana Mana yacu Olasi wa salawi ewanedra Peli wa salawi ewanedro Peli wa sando benetostifonema Heliwi liwi elosi Hedome nesila hodame
hedo man phone star senge abantu baba twumvishije nyamara nshobora kuba ari utsinzwe n'ijambo tuvuze ashobora kuba ari umuntu ari ugwisha ubugome muri we, ashobora kuba ari umuntu ari ugwisha urwangano muri we, ashobora kuba ari umuntu urukundo rwari rwarakonje, ashobora kuba ari umuntu wabonaga domeni fo yasubiye inyuma, ariko ndasenga ngo imbaraga mbajuru zimumanukire hereye umunsi wa kugeza iteka ryose. Gira abantu bawe neza bari badukurikiranye, abantu wabagwawe n'umubare wakizwa, byose mbyambaje nize mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wapfaga mukazuka, amen. Cyane kumamagara wenda utabanye nimero zanjye, ushobora guhamagara kuri 078 5 7 7 19 amazina yanjye ni Ntakiruta Imana Elia. Imana ibaho umugisha, nagagaruka kora subscribe, hanyuma utera inkunga, ukakora comment, like, usangiza abandi, hanyuma ukeneye kureba n'indirimbo zanjye wajya kuri Elia official. Imana ibaho umugisha. Bakane n'akanyenyeri n'akanyenyeri Imana ikagutegetse nako agakanda nta kibazo batamuhubitse, umwuka w'Imana agushoboje. urumva ndi umuhanzi byose ndabikora, rero ibyo byose bikeneye kuri Elia official. Hanyuma reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.